mbere na mbere kandi maze kubasuhuza ndabizi abantu banjye inshuti zanjye ziri hirya no hino ni MC Makenga n'iki ruzungu akasa mutwe wa Gwan ngira ngo muri kubona ikiganiro cyo ni bakebure nanone twonge kugaruka mu cyiciro cya kabiri navuga cya bakebure uyu munsi kabisa murabona ko nabagaruriye wa muntu wanyu kabisa mwaramukunze byatari bamwita inde mukunda abantu inosa mukunda abantu mama yake mukunda abantu noneho harahiye mukunda abantu gadufiti agashya uyu munsi ngarashaka gukebura noneho yibasiye ikijyanye ingo z'iminsi yamaze kuzikebura amaze kuzigaho asanga agomba kuzikebura hitambwira ndi karibu kuri Makenga TV uyu munsi tuzaniye ibiki uyu munsi agashya mbazaniye nako kuganira ku ngo ziri hanze ahangaha ingo abagore ubwo yamana datiye none uyu munsi abagore mwicare umva mutega amatwi uyu munsi atuzaniye ikiganiro gihumura ikiganiro nyamukuru mfite nicyo kuganira ku ngo z'ahangaha ku bagore n'abagabo divorce hanze ahangaha ziranze zirimo ziraca ibintu za buri munsi uzana umugore mu cyumweru kimwe akabaciyo ejo mu gitondo ati gahunda zirahindutse ntago tukiranye muri leta ati tudivorce ariko ikibitera tumaze kubasha kubikurikira neza nkanjye ndeyo mbirebye neza ngira gutanga iki kiganiro byambayeho byambayeho ntabwo ari ukubabeshya noneho reka twinjire mu mizi y'ikiganiro neza ubwo noneho kuva byarakubayeho urumva ko biroroshye byagenze bite bakebure kugira ngo tumenye ikintu gikwiye gukurikizwa hanze ahangaha kuko umuntu arabana n'umugore ugasanga umugore yifitiye target y'iki yo ku mitungo kuntu bimeze rero mu kwezi gushize ubwo nagize gutya ahubwo nagenda ndakamanika urakamanika umurenge urakamanika kuko hashize ukundi kwezi mbona umugore twasezeranye ari kuza mu zindi mpinduka ntazi izarize hagati yaho nyuma arambwira ati rero tunashakana maze kukibona tungo ufite ndawubonye ntabwo rero ngigukeneye nk'umugabo ndashaka ko tudivorce tukagabana yigendera ajya atangira kujya kwitima cyane ajya kwishakira undi mugabo nkwiye umutungo ndawubonye tugomba kuwugabana nkigendera ko naje icyo ndashaka kurebaho reka nkunyure mu ijambo ngahibaze nkawe umugore ukurikiye Makenga TV ukaba uzi neza yuko uteretana n'uwo mugabo uzi ko mubana ukaba uzi neza umukunda kandi umuryarya gahimagine nawe ubwumva ibyo bintu bikwiye reka abakebure kuko ndabizi neza hanze ahangaha umva ntawe njyewe icyo mwakunyime ariko ugerageze muhinduke komeza ubakebure niba ndakebura abagore cyane cyane cyitwa umusore utarazana umugore atangira bigendemo gakeya ikintu cya mbere agomba kugendamo gakeya kwihutira kuzana umugore bisaba kuyangaza ashishoze neza arebe amenye ngo umugore azaba uwanjye azaba atari uwanjye icyaba cyiza rero anabishoboye areka kwiga muzana kamwihorera ngo gushaka ni byiza ariko bikaba akarusho ngo wabire niko ijambo ry'Imana ribivuga ubwo yewe nasimvuze ngo ntazamuzane ko ntabwo namucira iteka ariko hagati y'ibi ngibi tuyirinde gutajya kumanika akaboko witwa umusore wese niba ndamubwira ndamukebura yitonde ashishoze yuko abagore baranza barimo baratuneka ko wakoreye imyaka 5 bakagutwara mu cyumweru kimwe niyo bije basigaye bafite niyo bije ubwo rero mwabagore mwe ndetse n'abantu bateganya gushaka muwe mwumva ikiganiro cyo ni bakebure ikiganiro cyo nakagaruka ni MC Makenga n'iki ruzungu wagwa nari mbafitiye umutumirwa bamwita mukunda abantu inosa mukunda abantu inosa ikiganiro cyo n'ubundi buri munsi nitugukenera kuri Makenga TV ngira ngo uzajya gutwitabira